hano ahagarariye ibuka perezida w'inama njyanama y'umurenge wacu wa Kanyinya. Uyu munsi tunejwe no kuba twifatanyije cyangwa mwaje kwifatanya n'abaturage b'umurenge wacu wa Kanyinya mu gihe twibuka abavandimwe, ababyeyi, inshuti bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, rero muzi ko hashize imyaka 32 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu gihugu cyacu. Ni ukuvuga ngo umwana wavutse icyo gihe uba benshi barubatse ndetse baranabyaye, ariko ko warokotse Jenoside abibara nk'ibyabaye ejo cyangwa ejo bundi, bitewe n'uburyo cyangwa n'inzira yanyuzemo. Ibyo bikaba biterwa rero n'ubugome ndengakamere biboneye n'amaso yabo, ndetse bikaba byaranabakorewe ariko bakaba baragize amahirwe bakabirokoka. Akaba ariyo mpamvu rero yatumye duhagarika imirimo yose, buri wese uraha yakabaye arimo gukora, tukaza kunamira inzirakarengane zose zazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, duharanira ko itazasubira ukundi mu Rwanda rwacu. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, by'umwihariko abarokotse hano mu murenge wacu wa Kanyinya, nyuma y'uko ihagaritswe, bihutiye gushyingura mu cyubahiro abavandimwe babo bari bandagaye hirya no hino ku misozi, cyane cyane hariya tuvuye umusozi w'Umukana, kubera ko abenshi ntibari barashyinguwe. Icyo gihe bashyinguye mu rwibutso rwa Shyorongi ndetse na Rubingo mu murenge wa Jari, Rubingo ni mu murenge wa Jari, aho hose hahoze ari muri Shyorongi imbere, ari muri komine ya Shyorongi. Muri iyi minsi byabaye ngombwa ko bimurwa, bakaba bazashyingurwa mu cyumweru gitaha mu rwibutso rwa Rusiga tariki ya 17 z'ukwa kane. Tukaba tuboneyeho n'umwanya wo kubakomeza no kubihanganisha no kuzasoza neza icyo gikorwa cyo guherekeza bwa kabiri abavandimwe babo n'inshuti zabo. Nyakubahwa umuyobozi mukuru kandi akaba abayobozi muri aha, abaturage b'umurenge wa Kanyinya, inshuti mwaje guherekeza abaturanyi banyu kugira ngo bibuke abavandimwe banyu, umunsi nk'uyu twifatanya n'abaturage b'umurenge wa Kanyinya tuba tubatezeho impanuro nyinshi zidufasha gukomeza gukomera ndetse no kwiyubaka. Akaba ariyo mpamvu tubahaye ikaze hano mu murenge wacu wa Kanyinya, kandi tukaba tubijeje kwakira neza impanuro muza kutugezaho. Murakoze, twibuke twiyubaka. Murakoze nyakubahwa mushyitsi mukuru, abanyacyubahiro mwese muteraniye hano, abayobozi mu nzego zinyuranye muri hano, abaturage b'umurenge wa Kanyinya twaje twese gushyigikira by'umwihariko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri uyu murenge wa Kanyinya ndetse n'icyahoze ari Secteur Nzove na Jari. Nanjye mbasuhuze kandi mbihanganisha, bahumuriza mbabwira ko Jenoside itazongera kuba ukundi mu Rwanda rwo hanzeho sinabyizera. Ibi nabyo twabyijejwe n'umukuru w'igihugu cyacu mu tariki ya 7 Mata ejo bundi, ubwo agira ati ntabwo u Rwanda rwapfa kabiri, ntabwo byashoboka. Kuko rero nubwo abayikoze iyo Jenoside
batarakura mu ruge, aho bahungiye mu mashyamba ya Kongo. Nubwo jenoside bahasize bakoze hari abakigumya kuyipfobya no kuyihakana benshi, cyane cyane hanze. Nubwo bigaragara ko iyi si hari benshi badashaka kwigira ku mateka y'ibyabaye muri jenoside yakorewe abatutsi no mu zindi jenoside zabereye ku isi, ariko muhumure ntizongera, muhumure kuko abayihagaritse turacyariho, ndetse twabonye n'ubundi bushobozi bwisumbuye, yewe n'ikoranabuhanga rigezweho kubera gushaka inshuti nyinshi. Ubushake bwo kurwanya ingengabitekerezo na jenoside murabizi ko ingabo z'u Rwanda zibuhorana. Nta gushidikanya rero ko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi mu Rwanda, igihe cyose abanyarwanda bazaba bashyigikiye ubumwe, bashyize hamwe nk'uko bimeze ubu. Muri iki gihe ubumwe n'ubwiyunge murabizi ko bugeze ku kigero cyiza, 95.3%. Ni intambwe rero ishimishije cyane, nubwo hanze y'igihugu hakiriho abagihigira kubusenya bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Ubu rero turibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 32. Umuntu akaba yakwibaza ati kuki tugumye kuyibuka? Nkaba kandi nanjye nashimira ko tugenda tuyibuka turi benshi. Kuki rero tugomba kuyibuka? Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu tubwira ko kwibuka ari inshingano duhabwa n'itegeko nshinga twitoreye, aho rivuga ngo twibuka jenoside yakorewe abatutsi n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu, kuko dufite inshingano yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no kuyirandura burundu, hamwe n'ibyo igaragariramo byose: amacakubiri, ivangura rishingiye ku byiswe amoko, uturere n'ibindi ibyo ari byo byose, imyemerere. Ingingo ya 10 ndetse y'itegeko nshinga iduhamagarira gushimangira amahitamo y'abanyarwanda yo kurandura burundu ivangura n'amacakubiri bishingiye ku bwoko, akarere n'ibindi, no gushyira imbere ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Akaba ari nabwo nza gutindaho kubera ko ari cyo gisubizo dufite, nta kindi. Kwibuka kandi mu muco wacu ni uburyo bwiza bwo kunamira abishwe, bazira icyo bari cyo, tukabasubiza icyubahiro n'agaciro bambuwe bicwa urubozo, ndetse no kuremya umutima abarokotse iyo jenoside n'abanyarwanda bose yagizeho ingaruka mbi, ngo babone imbaraga zo kugumya kwiyubakira igihugu bashyize hamwe. Nta wundi muti rero ni ugushyira hamwe tukarwanya ko yakongera kubaho. Kwibuka kandi ku isi yose ni uburyo bwiza abatuye isi basubiza amaso inyuma, ubundi bakigira ku mateka mabi yabaye, hanyuma bagafata ingamba zo kwikumira ikibi no kwimakaza icyiza, cyane cyane bimakaza ukuri ku byabaye. Ikigaragara ariko ni uko isi isa naho itigera ku byabaye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi ndetse no mu zindi jenoside zabaye ku isi, kuko zagumye kuba. Iyo urebye ukuntu isi ikirebera ingengabitekerezo ya jenoside yikwirakwizwa mu karere kacu, cyane cyane muri Kongo, ndetse bishyizwemo ingufu n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda, usanga rero isi itigira ku mateka koko. Ndetse ahubwo ukabona bamwe mu batuye isi ubu bishimira gufatira ibihano abagerageza kwirinda no kwirwanaho ngo iyo ngengabitekerezo ya jenoside itavaho ibagera nk'ubwo yagize abanyarwanda. Ngira ngo murabizi mu karere hari imiryango myinshi itunzwe no kwirwanaho, ndetse ifite n'iryo zina rya Twirwaneho, hariya muri Kivu y'Amajyepfo n'ahandi. Ni inshingano yacu rero kwibuka aya mateka mabi yaranze u Rwanda
ngo twebwe abanyarwanda twigiremo amasomo ko baca umugani ngo yakuriye ntiba inturo kandi ngo ijoro ribarwa riraye. Ni ngombwa cyane rero ngo twigire ku mateka yacu mabi, ibyabaye bibi dufata ingamba zo kubyirinda no kubikumira, naho ibyabaye byiza dufata ingamba zo kubisigasira, twiyemeze kubisigasira, kubyorekeraho no kubiteza imbere, cyane cyane tubitoza abakibyiruka, urubyiruko. Ni ayahe masomo rero y'ingenzi twakura mu mateka yacu? Urebye mu mateka y'u Rwanda cyabaye kibi kurusha ibindi byose ni amacakubiri n'ivangura rishingiye ku moko n'irondakarere, ari nabyo byabaye intandaro ya jenoside yakorewe Abatutsi. Burya amacakubiri aruta jenoside kuko niyo nyina wayo. Niyo mpamvu dufite inshingano yo kwirinda ayo macakubiri ahava akagera n'ivangura iryo ari ryo ryose, ko byatubyariye amahano yaduhekuye abacu. Cyabaye cyiza kandi nacyo kurusha ibindi ni ubumwe bw'Abanyarwanda mbere y'uko abakoloni n'abamisiyoneri baza bakabusenya babigendereye, uko byari muri politiki yabo ya gikoloni yambagabanye mbategeke, mwese murabizi. Inkuru nziza ariko ni uko ubumwe bw'Abanyarwanda buri mu muco wacu gakondo kurusha n'iyo jenoside yavuye mu mico twahashye ahandi. Kimenyimenyi ni uko twayiburiye n'ijambo risobanura mu Kinyarwanda, bityo tubirekera uko nguko. Ariko umuntu yakwibaza impamvu ubwo bumwe twahoranye kuva kera bwasenyutse kugeza ubu igice kimwe cy'Abanyarwanda kigerageza no kumaraho ikindi, ndetse bigashoboka. Impamvu nta yindi ni uko abazanye amacakubiri n'ivangura, ndavuga abakoloni n'abamisiyoneri babafashaga mu gihe cy'ubukoloni, babanje gukuraho imizi yose y'ubwo bumwe bwahozeho, ndetse n'ibishyitsi byari bibusigasiye. Reka ngaruke kuri iyo mizi n'ibishyitsi byari bibusigasiye ubwo bumwe bw'Abanyarwanda. Kuri uyu munsi twaje hano gufata umugongo wa Nyakanyinya, nubwo twibuka igihe cyose, ariko uyu munsi turushaho kuzirikana ku bacu, kuzirikana ku mateka yoretse iki gihugu cyacu, kurwanya uwo ari we wese n'icyaha aho ariho hose hakunyura kudusubiza amateka mabi no guha agaciro abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Ngiye kuririmba indirimbo nahimbiye aka gasozi, inzirakarengane zatikiye hano kuri agasozi, ariko nakoze agasozi kose kera nk'icyari komine Shyorongi, kugira ngo dufatanye twumve, tujyane muri iyo njyana, twibuke abacu. Murakoze cyane. Nyamara uracyafite ishavu
tukereka rwahize tukareba cyura abana tugasura nyundo n'ibibaya bya nyabarongo bituje tukibaza imvano yo kwicirwa abawe twibuka ukuntu bagiye bababaye mu mataba ya ruganga rwa bene zibiri abagunga ababaga abanyiginya n'abazigara garuke bampunze ijambo na gatabazi rusiga hafi y'ikirenge cya ruganzu kwa segatwara inkusi na rizigamuzi kwa kitoro na sekamana uriya twibuka izindi yari y'abatsuri n'abahanga ayo uzasubire na mukantaganda wazinaga twishimiye amataba yashyiraho nyatwereka mboza na rubimba hihoza n'agamasi na nyamitanga mu nzoga za rubingo imisozi myiza itamarwaho abantu kwinatanga mu bagwa rutahana rubanyabulege ya sereza na sendeba ibuseke kwa migwenyero n'amaheshi murasi karekezi we na mubirigi nimurambi wabo w'abahare n'ubuntu wasabaga amazi bakazana yera wibuka muryango wanase n'icaca kwa mugenza akarera amagi na buhigiro shirongi imana yakuremye igutaka nyamara uracyafite ijambo ryawe jenoside yabamaze ntikagarukire kugaragara ntiyaburaga kugaragara kubera amatanga ya rutonde ndatonda na ya marira nyaburanga ya gaseke ariko shirongi wazize ikiburi irwahi kwa rwidegenza haraziye abakunga n'abasinga borozi cyane kalisa nyamihana rubanyageza na muhire abo bose imana ibicaze mu mutuzo kugaragara twibuka kamufozi kumbi kwizi karere na kayitagura umunyesheja mpamo no kwa bihibindi mu matanga bibuka kadage na kadurire abo bose tuzabibagirwa kanyinya na nyamweru bitwereka kigali mu mpinga ya jari yona mu kigali i nyarugenge tukageza amaso kwibuka w'ikiburi kugikarama turahibuka bako abasabutwa hamwe n'abasinga umuryango wa Ruzitiro no kwa Mpabuka wo kwa Muhutu n'ab'Imiramvumba mu Kigarama turibuka n'imiryango kwa Sefutu uwa Rutaburandekwe kubaga kwandiri utarasigaye kwasabutwa bigatyo n'akabaraza shirongi imana yakuremye igutaka nyamara uracyafite ijambo ryawe jenoside yabamaze ntikagarukire umugezi wa nyabarongo na yanze yakabaye inzira umuntu ubutaka yoza imirambo abawe bashirera barimo badaheraga izikamwa yera mu kagari twibuka mu nyanja kwa gihari agashumba wa sabusindi wagiye sentare y'umuryango wa murasi n'umuryango wa divyari utarasigaye ikanini na nyamweru rwa shefu rwa mpungu mutware w'ubungubu abatsobe n'abasinga aho bari batuye nyuma baratsemba amatungo aratonda abo ntituzabibagirwa
bakubita kuri TikTok no kuri Instagram no kuri YouTube. Posting udushoti nka dutanu namaze gufata ikiganiro cy'ishusho cyarasohotse ahubwo nabo bagakwiye kujya ukora udushoti kuri biriya biganiro kandi abengiye kanga dagafite Aziz